ubona ikintu gishobora kuguteranya na nzovu kitari gufuha ikindi ni ikihe kuneranya na nzovu cyakubwira ati bimbivuyeho ndabona byanze kubera ibi nibi uri kunaniza ibintu cyo koza dari ibintu nyine mba nasenga n'Imana izabime kumupfumbata uvuze nendanga kumupfumbata warumbwiye ngo ibintu byaguteranya na nzovu mba nasenga n'Imana izabimo imbaraga ibiguteremo imbaraga ngo mupfumbata byarananiye neza mupfumbata byaranze byarananiye njyewe numva nyine yagiye amahari nanjye nkagiye amahari nyine se ubwo muhuza urwuya muti shad since yego nanone none se iyo bibaye ngombwa kaza akakwegera magufumbate nyine birambangamira umutera uramusunika kugeza none hari igihe mwate mbanda hano ukuntu mubwira ati hari ukuntu mubwira ati hano mu mbavu hari kunye nirajya mfataho bari imbavu ziranyisha pe ubitiyamye hirya nanjye ndyamye hano numva nyine niko ndyamye ni mu mahoro none se ubwo muzabyara muti urabona ushaka kuzagira imyaka nka 40 ushatse abagabo bangahe Esther yes we bangahe bangahe ugenekereje uko iminsi imeze n'ukuntu iterambere rigeruka batatu kuri 40 zari batatu gusa batatu 26 tugize babiri sibyo babiri se bo ngo nzofu tumaranye igihe kingana akuri umugabo washatse nya nya nose tumaranye igihe kingana iki we ngo muko nkya nakari umugabo washatse Esther we nabanga ise ni ubundi gushaka ubundi wagushyize mu rukiko akakwambika n'impeta none se papa warunera kwambitse impeta Pronera. Hanyuma se abantu bose bahuriza ku mezi. Ku mezi runaka batega urugo rwanyu. Ntabyo bazabona. Ntabwo rizigera rupfa pe. Ahubwo ni imyaka. Ubu se bagiye basi ni imyaka ni 5 basi. Wowe waruhingahe? Jewe ni imyaka nk'8. Ubaze umuntu wubaka agashyira n'imyaka urugo rwe ruzamara. Esther nawe ndakubaye ntumbonye. Nireza kuko yigeze bura urugo uzi imbere mbana n'ura mugabo hari uwa mbere mwamara imyaka ingahe hanyuma akano ko kujya gutimbira utabwiye nzovu ubonye ugatimbira ugasesera akabona wagiye yanaguhamagara mu nshoresha nahamagaye kwitaba mwimwe aya naga ibyo ngibyo akareka nanabimubujije ninjoro ariko ikindi ngo arasinzira ukara kuri telefone niko ufite imishinga ikora nijoro ko nawe umuco kutaraganira na nyogose cyangwa nyoko wanyu gute hari umuntu akuganirije wubatse ko bakabyuruko se nasubyuruko ndabiyobewe niba ubizi rero ngo tuvuga ngo umugabo araryama yasinzira ukandara kuri telefone musiko ngiye nimba nabitotse mfite gusa ikintu nyenda nzovu utuntu hari n'igihe mba nko kuri telefone kaye kubona ko naje kurunguruka ngo iki ako ngiye kuko nyine ngiye oya ukanu gasubiremo neza hari igihe mba nko kuri telefone kubona ko naje ameze nko ari kurunguruka nanjye rero mugiye kuri ngitangira gukengeta nko kupa ngitangira TikTok nagira iki arewe buretse iyo kuri chat akarunguruka utumva mukiye kuri TikTok yes akabara nyine ka ibyo wibereye gusa nipo ko umuntu amenye ibyaye byose yego mwanzukimwe bivuze ngo uyu munsi bibaye ngo nzova akavuga ngo telefone yawe iveho ugura indi nimero nshya wabikora nabyo nakora kubera iki kareka kubera iki nyine kubera iki Okay, amahoro n'amahirwe rero nanone kwa kunzi ba Pastor Manase mbashimire mwebwe mwakoze subscribe rwose muri abantu b'ingenzi munatanga comment zanyu kandi tuzishingiro tugira ibyo dukosora cyangwa se ibyo dushyiramo imbaraga uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi kuko tumubyeyi nibyo none se sindi umugore sindi umugeni harya uri tuyishimire Esther Madame Bahizi Venuste Madame Nzo Kastawe reka mfite comment hano sinzi niba ndi buyinjiremo ariko sha ibintu byarakomeye wana aha kuko arwanditse ngo ariko kuko aba bagore b'ibishongore bemeriye imbwebwe ikabajya mu maguru bumva agaciro bazakavana he koko ndakeka wayibonye nawe agaciro nayo comment wayibonye ni umuntu witwa ngo imbere ngo Cyomuhangi urumva ni izina ry'Irinyankore umuhangi n'uw'Imana Cyomuhangi barimo kuvuga ngo bishatse kuvuga ko bwonzovu ati ariko nk'aba bagore b'ibishongore bemeriye imbwebwe ikabajya mu maguru bumva agaciro bazakavana he koko gusa bamusubije ari benshi hari umusubije ngo urugo rwabo nduhaye ukwezi kumwe
undi witwa Shyaka Jean Bosco uretse undi ahita amusubiza ngo ni ifaranga wumvise undi ati urugo rwabo nduhaye amezi hagati ya 3 na 6 ubwo ni abantu wa gatatu uwa kane aramusubiza ngo njyewe mba numiwe uwa gatanu ati wapura kabije ayo mezi yose ntibayageza undi aramusubiza ngo yitwa Mahoro Vestine ati ni ukumurya kashi nta rukundo noneho uwa karindwi aramusubiza ngo asubiza undi w'amahoro witwa Ndikubwimana aramusubiza ati gusa amuha amafaranga Imana izabahana pe oya ngo gusa abamuha amafaranga Imana izabahana pe babuze abo gufasha koko wanyuma ati nibajye udufaranga ngo nibajye udufaranga bamuha sinzi urumva mu by'ukuri icyo bose bahurizaho nta rukundo ni kashi ni tageti y'amafaranga kashi hari imodoka yaparitse hari yanjya mu iyo modoka ni etaje nicayemo okay ngo hinyuza abantu rero bene ambe urabanza ukure izina ryo kuvuga ngo nzovu ni mbwebwe urabanza bihakane sibyo none se kambanze mbabazi ubundi nzovu si umuntu je bureka nkubwira ikintu nzovu buriye sibyo reba nuza Yesu haranigeze kuza Zakaya ari mu giti sibyo ko iyo ari kumwe n'abantu barebare ari kumwe n'ibigabo by'ibishongore n'iki kuki Yesu yavuze ngo Zakaya ngururuka kuki se yamubonye nawe uri Yesu jewe se hoya ngiye nzovu nyine naramukunze hanyuma se abantu bose bahuriza ku mezi runaka batega urugo rwanyu ntabyo bazabona ntabwo rizigera rupfa pe ahubwo ni imyaka ubu se bagiye basi ni imyaka ni 5 basi wowe waruha ingahe jewe nk'imyaka nk'8 ubaze umuntu wubaka agashyira n'imyaka urugo rwe ruzamara nawe ndakubonye ntumbonye kuko igeze bura urugo uzi imbere mbana n'ura mugabo hari uwa mbere mwamaranye imyaka ingahe twamaranye imyaka 6 umuntu arambwira ngo iyo uza kumaramo nk'umwaka imyaka 7 ntabwo ari kurusohokamo nuko wafashe nari kuba nafashe ubwo rero nanjye bivuge ngo nimara iyo myaka 8 ubwo nzaba nafashe urugo hanyuma akantu ko kujya gutimbira utabwiye nzovu ubonye ugatimbira ugasesera akabona wagiye yanaguhamagara mu nshuro 5 ahamagaye kwitaba imwe aya ntabwo ibyo ngibyo akareka nanabimubujije ninjoro ariko ikindi warasinzira ukara kuri telefone niko ufite imishinga ikora nijoro ko nawe umuco kutaraganira na nyogosanye cyangwa nyoko wanyu gute hari umuntu akuganirije wubatse ko bakabyuruko se nasugira uko ndabiyobewe niba ubizi rero ngo tuvuga ngo umugabo araryama yasinzira ukahindana kuri telefone musiko ngiye nimba nabitotsi mfite nipaka nanjye ngiye kubishakamo mbishaka ibitotsi kuri telefone nayiraraho bugake ucata hariya buriya bamuntu buretse aho abakubonye online zirasa uri kuri chat nje nago mba kuri WhatsApp mba nibere kuri TikTok cyangwa kuri YouTube Museka agiye kungura televiziyo noneho nzaza ndaraho nyirebe umunsi n'umuzumva nayihaza biraruta buriya televiziyo nta umenya ngo uri mu biki ariko no telefone wo guca cyaka gucurwa agasanga online aho ngarafata agakomeza noneho batipe bahora bagutega iminsi hagati y'abana nzovu bakabonye urwaho bakabati star twaraye kuri chat nimugoro saa 7 zose n'abahungu nyigira abanereta reka ahubwo yango sinzi nta nukinamamagara bamamagaraga mbere ariko ubu wapi wazanye umukozi rero ndamufite ubu uri umugore uri mabuje ariko na mbere nabaye mabuje oya se ariko burya nta munyagara wibuye ngiye nanibana no muri geto nabaga nyine ntago ninamuzanye umukozi ariko nazanaga umuntu akanekera akumva akankoropera akanzingira imyenda akanayifura ibintu byose nka mu 4,000 uyu munsi bibaye ngombwa nzova akavuga ngo telefone yawe iveho ugura indi nimero nshya wabikora ntabyo nakora kubera iki kareka kubera iki nyine kubera iki nkuko nabyo nyine nago yanegeka ngo ngura indi simukadi nayo nagura nyine akakwereka impamvu urabona niba guhamagaye n'abantu njye ngira bakimamagara kuri telefone none mbutabagira akubwira ati fata nimero z'ingenzi zikureho z'abantu bawe uzi ariko noneho abandi hindura nimero ngiye guhindura ubuzima bwose tubiye mu mujyi wo kubaka wabikora cyaterwa
cyaterwa ntabwo byagufata iyo ndi kukureba ni nko gutuma akanyamasyo kurahura kabisa kandi abantu bashonje ntabwo simukadi ntabwo rwose ubundi icyambere ni ukwizerana icyambere ni ukwizera gusa ikintu ngenda nzovu utuntu hari n'igihe mba nko kuri telefone ukajya kubona naje kurunguruka ngo iki ariko ngiye kuko nyine ngiye ujya ukantu gasubiremo neza hari igihe mba nko kuri telefone ukabona ukabona naje ameze ngo ari kurunguruka nanjye rero mujyaje kuri nkahita ngira gutya nkahita nkukupa nkahita njya TikTok nagira iki arewe buretse iyo uri kuri chat akarunguruka utumva mukijya kuri TikTok yes akabara nyine ko ibyo wibereye gusa nipo ko umuntu amenya ibyaye byose yego mwanzo kimwe bivuze ngo ni yandyara igimwe n'indyamiriza oya password yanzu barayize yewe nani yanamenye na telefone nabatayizi bivuze ngo ushatse wakora amayeri kandi nanayi ese aze kuzanya imuhambwe ati jya mu muntu mu bantu hamagara nyine tuvuga ngo ushatse wanakora amayeri nabyo yashobora nabyo yamenye nanayishyira nana rwose na password ngayimuhereza hanyuma niki gituma arunguka tuvamo bivuze ngo uri mu mayeri ariko nta mayeri mba ndimo uburi mu bikisi nuko nyine ujya kumva ngo uri kwandikira n'abagabo ba nyine we iteka hora yumva ko kucyita tumubwira uti dore so umugabo urugero wenda ni mana zuri kumwe akazi kejo n'urugero cyangwa uti wenda ni mukuru wanjye uko nari uko nahita nzabimenya nyamara umuntu umusaza aba yakurabutse ni kweta vuga none okay shyira mu mwanya we tubwe uri nzovu Esther ni usanze ari kuri chat ayaba kijya kukurabukwa ukabuvuyemo kijya kuri TikTok ntabyo abona wowe watekereza iki je naribi ngerega nje sinya mfuha nje nago namufuhira watekereza iki se umuntu nekereza iki ubwo namva kari muri telefone nyine ndega akuzi ekangubwire mana uzi kuraba muri telefone y'umugabo mana yisi nijoro ugenda ni kintu mu mutima kubyo nakubwiye ngo sukara amazi nayo wasuka utanga ati Yesu kire kubera tuvugana n'umujinya na kamere mbi cyane rero nago narebamo ubona ikintu cyo guteranya na nzovu kitari gufuha ikindi ni ikihe kuneranya na nzovu cyakubwiye ati bimbivuyeho ndabona byanze kubera ibi nibe uri kunaniza ibintu cyo koza dari ibintu nyine mba nasenga n'Imana izabime kumupfumbata uvuze nendanga kumupfumbata warumbwiye ngo ibintu byaguteranya na nzovu mba nasenga n'Imana izabemo imbaraga ibiguteremo imbaraga ngo mupfumbate byarananiye neza mupfumbata byaranze byarananiye ngiye mu numva nyine yagiye amahari nanjye nkagiye amahari none se ubwo muhuza urwuya muti shani since yego nanone none se iyo bibaye ngombwa kaza akakwegera amagufumbate nyine birambangamira umutera uramusunika ukigeza ntanako hari igihe mwate mbanda hana ukuntu mubwira hari ukuntu mubwira ati hano mu mbavu hari konye nyine hajya mfataho bari imbavu ziranyisha pe ubityamye hirya nanjye ndyamye hano numva nyine niko ndyamye ni mu mahoro none se ubwo muzabyara muti urahumiriza mumiriza gute nyine gupfumbatana nago mbikunda umubyizi se mumenya muti iyo mugiye muri system turabikora nyine ariko nkumva nyine akajya hara nanjye ngajya hariye agibisoza nta kukwegera ajya hara nanjye ngi hariye nzovu ntanuka oya asigaye yoga oya niwe na kera toga nzovu ntiyanukaga burya sibyo ikintu yanutsaga ni inkweto ariko umva zose twarazifashe yazinutsaga nabwo gake gashoboka kandi yazambaye nk'icyumweru cyose kusetsa akusa umuzi kundusha umenye meza hari amezi 3 ushize nkumenye wowe sawa ubyumva none ndibaza niba umuntu mushobora gusoza igikorwa cy'urukundo sibyo umaze kubaka urwo rugo kumva kukwegera bidakunda nyine gupfumbatana ntago mbikunda kandi umugabo mwarapfumbatanaga we papa ronera nawe nago yabikundaga ubu ntiyabikundaga ku bushake bwe kuko we ariko wabaga ubikeneye nje numvaga nshaka kumupfumbata none nzovu ntibirazamo inama ndayigo none bigeraho ugasesura umeza reka nago nyine nago ngira Imana izamenye nguso wajye umpfumbata kuko karabinsaba nabwa oye iya nono yankora gutya kibatisha mbombabarije nese abavuga ko utayitinza amafaranga bura twabatera amabuye nese hari abantu badakunda gupfumbatana pe nanjye rero ndi mu bantu byo binago mbikunda okay se basi umuteye umugongo akagufumbata inyuma mu mugongo byo birashoboka birambangamira nese ubwo umva amaherezo abahe Esther we amaherezo gute niba umugabo wawe aho ati gufumbata kumva kandi erega gufumbatana uzi ko byo bituma urukundo rwiyongera nje nyine nago biranzamo byo gupfumbatana nago biranzamo reka ngwaza akakantu kanusubiza ushyize kwijana urukundo ukunda nzovu ushyize kwijanisha urukundo ukunda nzovu
rufite kangahe ku ijana? ni nka 50%. Kangahe? Ni nka 50%. Oya se. Rega nzovu reka nkubwire. Nzovu rega ubundi se bura nzovu. Njye nzovu ko ari uko ikintu cyane njye nabanye nayo kugira ngo basi ndeko yaba ijya ku murongo agasa neza. Mbese muri make umufite kugira ngo ufate ubuzima bw'ubugire neza. Nina nase neza anahinduke. Ibintu byo ngo hanyuma akandi kantu. Kuba uri kwa nzovu nk'umugore we no kuba uri kwa nzovu nk'umuntu uri kumufasha ngo ahinduke agire ubuzima bwiza. Ikinini ni ikihe? Ikinini gute? Ndakubaje ngo kuba uri kwa nzovu nk'umugore we no kuba uri kwa nzovu nko kugira ngo nzovu ase neza areke kuzerera n'iki ikiri imbere cyane ni ikihe? Ikiri imbere nuko nyine namubona njye ahora asa neza. Ntabwo ikiri imbere kiruta ibinaga ruko uriyo nk'umugore. Oya ndi umugore nyine kuba uriyo nk'umugore wa nzovu no kuba uriyo kugira ngo abasa neza agira ubuzima bwiza ajya fura akarabe arire ku gihe igikomeye ikiruta kinini kihe? Njye no kugira ngo nyine ajye arya neza kurya birananira ajya anase neza urumva nyine atahe kare anatekereze mbe n'umugore we nyine wo kumuba hafi ariko nyine ibintu byerekeye ngo kumupfumbata ntabwo gupfumbatana byarananiye pe. Ariko izi ni inshingano zo mu mubiri ukazimenya? Ndazimenya izindi ndazimenya pe kangana mu masanga nagira ute akunda kurwara rimwe ari imitsi sinzi ibintu akunda kurwara nkamumva nkamwoza ibirenge nkamumasa Imana akaryama naruhutse mu mutwe. Hanyuma hari akantu wavuze igihe cyashize uvuga ngo umwana agomba kuzasa nawe ngibaza uruhinja rubaye rusa na nzovu biriya bintu ko bimuca intege? Ntabwo muca intege se gute? Rega ujye kubwiza umuntu ukuri ibaza uhetse ni nk'urugero ugaheka umuntu akavuga ngo vana agashuka turi umwana ugasanga nyine reba irasura nk'iya nzovu bakabona ni irasura ya nzovu uruhinja ruri mu mugongo. Mana yagisha nande waza uhora ugira ipfunwe umwana mwiza araryoha mana. Ndetse ubundi wowe utewe ishema no kuba ufite umugabo nka nzovu? Ngize ukuri niba ari ibyo bineshema utewe ishema nabyo ku buryo bavuze ngo cyo hari nk'igihe tujya nk'ahantu akahita ngo dore umugore nyine tumva cyumbabarira none akahita none wajya ngo mbamuteze ngo ndeke kutavuga ko uri umugore wanjye nkumva nyine sinshaka kabivuga cyane. tuvuge habaye nk'inama y'abantu munganye imyaka abagore bati noneho bajya bazana amakupure ari nk'ibiro byabereye nk'ipfiriya za Ruhango iwanyu aha umukuru wanjye n'ujya unsetsa akase buriya bofure amwita bofure ariko ngesta ngo mupara ubwiza ukuri ngo buriya bofure ngo muzamanuka mu rugo ave mu modoka ahobere mama ahobere ati cyakoze bofure azansetse uwo munsi ni umunsi w'inkuru wa bofure. None anyibutsa hari musaza wanjye kwa data wacu yigeze kuzana umugore muri famiye no bavuganaga ntago uwo mugore yigeze aseka bakundana. Yego. Ariko uwo mutipe yari amukunze uwo mutipe umusaza wanjye yari yakunze uwo mugore kubera amafaranga yari afite ariko atarabona aseka. Reka rero twitegure umukazana dukora amasuku tugire dukaranga ubunyobwa bize mu cyaro kuno ngo utuntu tw'utunyobwa ubwo reka tuzabona umukobwa atamiye yasabye suwe dusanga namenye afite yari mu muryango wanyu kandi ubwo sha mu muryango wacu baravuga ati reka ati shaka undi mugore umugore utagira amenyo noneho hari undi mukuru wacu dufite none ugira umuntu gusa ngo yafataga ubunyobwa agasukama ngo ukayangara gutera inabire. Oh yes. Mukuru wanjye akatavuga murongo ibaze ngo kuzajyana ngo bofre amwita bofre nadusohokanye aranyamamagara nzovu ngo bofu ngo komera cyane mukuru wanjye akatavuga ati bofre ya nyina muri make mukuru wabivuga binini akatavuga wamubonye bofre none yabona agiye ngo kunyana ngo wabonye bofre mwana ako ngiye okay harya ufite basaza bawe baramuzi? ntago ndamubereka. Bazi ko washatse? Nakayeka na muntu ndabibwira. Oya da kubera iki utabivuga se? Mbabarira cyane. Kubera iki utabivuga? Wapi? Cyangwa ubona ko hari musaza wanjye ejo ndamamagaye namwe ngashaka kuza kunsu. Inde? Hari musaza wanjye ejo yaramamagaye ko agiye kwiga ibintu by'ubukanishi nyine. Arambwira ati ukurikira
oya akurikira undi murumuna wanjye ubarwama muri make barumuna bawe bari munsi yawe yego ahita ngo ushaka ngo sister ngo ndashaka ngo kujya kwiga ubukanishi ariko ngo ndumva ngo nshaka kuzazanza nkazana nahi wawe ntangatereka reka ahubwo ati uzenda ujye ugenda ariko kurara wapi ngo ahita ngo ko numva wahindutse kuko nyine bazi ko umutima najya mugira musangiye ibere bazi ko umutima najya mugira rwose baza bakanaba ni wanjye na n'ikibazo ariko kugira ngo nyine atabona akazajyana amakuru akabwira mu rugo ngo narashaka oya se none se ikibazo ni ukumenya ko washatse cyangwa ikibazo ni umugabo washatse nyine Nzovu azagera tukagenda mu rugo akajya kwiyerekana nyine banza ngumva akantu wanga ko yagera amakuru y'uko washatse cyangwa ukajya n'amakuru y'umugabo washatse nabyo nyeneye aka kanya kubera umugabo ufite cyangwa kubera ko nabikeneye aka kanya ngira impamvu nyine nyine Nzovu urumva amasiraza bawe urumva nabasimu ufite na smartphone bivuze ngo ibintu ubundi mukora barabireba bo barabireba ejo n'umugabo wanjye yaramamagaye umugabo wawe menya aribwo yarabibonye yaransekeje mana mu buzima arimo ati ubwo wumva uri proud ya Nzovu ndavuga ati Nzovu rero ibyo utamaye yarabimaye uri kumva ibyo utigeze unkorera ubu ngubu ndiho neza ngicyo nshaka ngucyo nshaka nta kintu ndi kwifuza araseka arangije mpita mubwira ati se ko numva ngomba uyu mwana wanjye siko nahise avuga ngo ntabwo nazana umwana wanjye ko uwo mugabo ureshya uko igira hino ubu ushaka kuza kumureba uzaze umurebe hano ugende ngibaze ngo Nzovu ngo akinjira ngo umwana akaba ngo dore papa aratashye ngo mwana yanjye ngo ntabwo umwana ndamubwira ati umugabo wawe tumureke kuko n'undi nabenda hamwe niko babita ntabwo n'undi twasubira nta nubwo banakundana nyine akanshi intege mu buntu bw'ubwabo reka twivugire kuri abo bantu nk'ubibaye ngombwa ko umwana wo mu muryango wawe akubwira ati wonyiriyeho ndi i Kigali ni musaza wawe gutyo warabibahisha kandi ari burare rimwe akitahira nabwo uzamukwepa nambwira akaza ariko akagira ibanga wambwira akaza akagira ibanga cyangwa se ukabwira Nzovu akaguma mu cyumba akagumamo ukamushyamo akabasa oya n'undi yamubona ese undi wabaye proud yuko abyemeza ko ari hahandi ndi proud ariko ntabwo arajya kunyerekana rega agomba kujya kunyerekana nkuko yabimbwiye nizo ndwaza batuwate ndaje cyangwa wowe ugomba kubivuga ati twakoze amayeri agomba kuzahamagara mu rugo akagenda akiyerekana abasaza bakanywa bakarya kandi nawe ikigaragara cyo wanya ngo ntabwo biragufata biramfasha ntabwo biragufata pe ntibiragufata uburyo yavuze ko mukuru wawe abireba mukuru wanjye waragatsindwa none mwumva ngo ndashaka kuzaza ngo mu rugo rushyashya rwa bofu urumva karimo mujombyemo mukuru wanjye mana yanjye shagira umuntu uyu munsi haje undi mugabo mwiza nako undi mugabo kubera ko ukunda akaporopoza ku bana bigaragara sibyo uri mu mushaka kubana nubwo umuntu yaguhinduka nyuma ariko hari umuntu uza rwose uvuna gahunda ari kubana pe sibyo ukabona guporopoje ati ntitaye ko washatse umugabo mbere bikanga kuri ubu washakanye n'undi witwa Bahizi turamubona ariko nje nk'umugabo ushaka kukurongora nkagushyira mu rugo wagenda Nzovu cyo kuzaranze kunshyira mu murenge tutarajyayo nagenda mutaragera wenda bibaye nk'uyu munsi uyu munsi ntabwo nagenda nyine mutarajya mu murenge mbe ni kuvuga umwaka nurangira umwe ibiri karangira atarangira mu murenge nkabona ubunjyana mu murenge tukaba nagenda yigira ku ruhande akaza avuga ati ngiye dore itariki n'ubwita tuyitanga ku murenge yes nagenda pe urabona ushaka kuzagira imyaka nka 40 ushatse abagabo bangahe Esther yes we bangahe ugenekereje uko iminsi imeze n'ukuntu iterambere rigeruka batatu kuri 40 bari batatu gusa batatu 26 tugize babiri sibyo babiri se bo ngubu Nzovu tumaranye igihe kingana akuri umugabo washatse nya nose tumaranye igihe kingana iki we ngo amuko nk'iya ntabwo umugabo washatse Esther babanga isi ni ubundi gushaka ubundi wagushyize mu rukiko akakwambika n'impeta none se papa Orunera ari kwambitse impeta Orunera ntabwo yiyambitse none se ntiyagushatse ariko nuko ari ubwo naruvuyemo mba ndurimo sinzi dayimoni yaneye nanjye ubure ufite umuzimu ubu ngubu ahantu ari ubu nanjye mameze neza cyane niyo mpamvu nkubwira ngo urugo rwubakwa n'umugore kabisa ubu iyo nza kwihangana nkamwihanganira nkihangana wumva ameze neza mba ngenda mu rugo akakubita akakuraza hasi no ku makaro atiryama umvire no kumukeka
ntabwo mba nshaka no kubitekereza mpita nshesha urumeze ariko nyine iyo mbyihanganira nk'ukuntu nyine nabyihanganiye ariko uzi ufite amahirwe uriya nzovu ntihanagukubita ntabwo yankoraho ntabwo yankubita pe kuko ntiyagushobora rega ntabwo Imana iguha ntabwo yaguha abagabo bagukubita kabiri hanyuma ngo ntutuma asohoka nako ngo uramusohora mu mbeho kandi wowe ntusohoke cyane rwose kubera iki reka ibiro byo kunyara mu nzu wapi kuko uki ubihanyaraza njye ndi umugore nasundi umugore nanyara mu nzu kuko warapfumaguritse vuga wowe nyine umugore nyara mu nzu nyine uruhusa urumva ari ishema ishema si ubwo wasohoka kuki izo nzu basohoka ni umugabo uko ujya umubwira ngo uherekeze kare ntabwo wabyemera ariko nanasohoka ariko wapi nanjye ni imico ndi kwiga mw'iyi minsi ariko ndaje mbiveho njye nsohoka okay turabona ku musozo w'iki kiganiro rero ni iki wabwira ababaca intege bavuga ati urugo rwanyu nta ruhari yego ko marangi rurahari tuzubakana abaduha ukwezi ubwo n'umwaka abaduha amezi 2 ni imyaka 2 abaduha mbese tuzabana paka ubwo bizanabacanga ariko nawe urivugiye ngo aramutse amaze umwaka atarakugera mu murenge sha ntagenda ngwiki nagenda pe ariko ntabwo bizajya ko irirwa avugisha mu rugo ejo bundi mu kwa mbere mpari kuri 18 sinzi tuzajya mu rugo ajya kwiyerekana nyine nk'umugabo abantu banywe bakuru banjye tumanuke bagende baseka ariko bazagenda baseka ndabizi ariko ikirori gitahe bajye bananywe tugaruke Kigali nk'abasirimu n'abasirimu reka dusoze dutyo wakoze sawa